uyu mwana muhora indera kwa muganga, uyu mwana yari afite ubwenge, baza kumugirira nabi kuko babonaga azavamo umuntu ukomeye. Uhora ugira agahinda kubera uyu mwana. Mama waravuje wararushe. Uyu mwana iyo mwicaye muri saro ubona ari kwisetsa agaseka ibintu we mukabona arimo arareba ibintu mwe ntimubireba. Niko bigenda. Ni imyuka bari baramwoherereje kuko Imana inyeretse umupfumu wafashe ifoto y'umwana witwa Munezero. Ngiye kubona mbona amutunga nkuko telekomande bayituga kuri ekra bakayikinishwa bashaka, ndimwe abari muzima mu kandi kanya mukabona aratabutse. Kuva uyu mwanya ntazongera gusara kunde mu izina rya Yesu. Uyu mwana azavamo umugabo ukomeye, Imana izamugirira neza. Munezero, vuga ngo kuva uyu munsi ndabohotse. Imbaraga arasetse nokuri, dukomere Imana amashyi menshi cyane. Imbaraga zangwanyaga ntizizagaruka ukundi. Mwami Yesu, ngwino mu buzima bwanjye, uzangirire neza, kandi kuva uyu munsi zahindura amateka y'umuryango wanjye. Buri mwuka wose wangwanyaga ntuzongere kungarukaho ukundi. Satani, ndakwanze n'ibyawe byose, va mu buzima bwanjye. Zakomera, ninjye uzagirira umumaro umuryango, kuko uyu munsi ndabohotse. Amen. Gadukomere Imana amashyi menshi cyane. Jya kwicara, Imana igaruye ubwenge bwawe. Mbega twakomera Yesu amashyi menshi. Vamo genda, ndakureba, vamo genda. Ngaya uriya mama sata uranshikira ndakureba. Vamo ndakureba daimon. Vamo. Guhera uyu mwanya komera Imana amashyi Yesu aramubohoye. Sinzi uko bigenza, sinzi nuko kubikora, icyo nzi nuko Yesu we iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu bikora, hari ukuntu bikora, iyo utegetse biratungana. Murimo muramwitegereza. Mu by'ukuri uyu amaze igihe kinini ari gusenga. Uyu ni wowe wite wishushanya nk'aho ari wowe. Murimo muramureba arimo arasenga, ari kubwira Imana ngo Mana wampaye umugore. Imana ikamubwira ngo mwana wanjye nguhaye iki? Umugore. Bumvise? Nguhaye umugore. Ngwino. Uyu amaze igihe kinini ari ku musozi ari gusenga, arasaba Imana iki? Umugore. Imana iguhaye umugore. Mwebwe muze kumufata ntimumurekure. Ngwino ushikira umugore Imana iguhaye. Tambuka, tera intambwe, shyiramo imbaraga utambuka. Murimo murareba umugore Imana yaramumuhaye, kandi n'umugore warimo aragira gute? Arimo aramureba, ariko kubera karande ziwabo zikimuziritse ntabwo ashobora kuza guhura n'uyu mugore Imana yamwemereye. Kandi Imana iri kugira gute? Iri kumumwereka. Kandi amaze kanyarira asenga. Musore, si umugore ukeneye? Tambuka uje kumushikira. Tambuka nguriya, nawe mera nkuza umusanganira. Tambuka, kashwida ihagararira. Kubera iki? Imbaraga ziwabo ntizishaka ko ashobora kuzashaka. Dufite abakobwa hano barambagizwa, yewe n'ubukwe bwabo bakabona buri hafi, ariko karande ziwabo bugaca mu gitondo umusore akubwira ati nabivuyemo, agakupa na telefone kandi waramugejeje iwanyu n'ababyeyi bawe bamuzi. Kubera iki? Karande ziwanyu zirimo zirazagira gute? Zirimo
kumukurura ntizishaka ko yazicika ngo aje gushaka. Si amafaranga umaze iminsi ukeneye, dore tambuka. Si amafaranga uri gusaba Imana, akira. Akira amafaranga, akira rega. Arimo arasaba Imana iki? Kandi Imana yagize gute? Yayamwemereye. Nahari amafaranga ari kugira gute? Akirashikira amafaranga. Ariko imbaraga ziramuziritse, ntizishaka ko ashobora kuba yatunga iki? Amafaranga. Uku ni kwa kundi utegura business ukajya gushora amafaranga ukayabura, nayo washoye ukayahomba kandi waragerageje gutekereza. Karande ziwanyu zikagukurura zigatuma udasingira umugisha wawe. Ibintu byose wasenga n'amasezerano wasenga wahabwa, ugifite karande zikikuziritse, ndakurahiye ntushobora gutabagwa. Niyo Imana yaguhereza miliyoni 10, uragenda ugategura business ukayishinga ugasora ukashaka inzu, ya mafaranga ntumenye uko ahiye kandi warayakoresheje, utarayajyanye mu buraya, utaragiye no kwinezeza ngo ujye muri saro usokoze nk'abandi, amafaranga bikarangira gucitse. Kubera iki? Imbaraga ziwanyu zose ziracyakuziritse. Uyu musore arimo arasenga, arimo arabwira Imana ngo Mana, wambabariye nibura ukampereza telefone. Imana iramubwiye ngo mwana wanjye nguhaye, akira ngiye, akira telefone. Murimo muritegereza, murimo murabiseka ariko birababaje. Uku niko mwese abenshi mumeze. Imana yasezeranye namwe, nta muntu uri hano, mwese muri hano n'uwarayasambanye afite icyo Imana yamuvuze, kuko ntiwazana utarigeze wumva imvugo y'Imana nibura gatoya. Ufite icyo Imana yakuvuzeho, mubaze ngo nukubera icyo utakigeraho, kandi Imana yarabivuze. Murimo murabireba. Akira telefone ushaka. Ntabwo bikunda. Karande ziwabo ziracyamuziritse. Uku ni kwa kundi Imana ivugana nawe amasezerano menshi, ukabyuka mu gitondo ibintu byawe bigapfa ku munota wa nyuma kandi wabona ugiye guhigwa. Wowe murekure, igendere wicarire. Uyu muntu hagarara hano hino wowe. Uyu muntu mureba kugira ngo abohoke akeneye guhura n'umuhanuzi wuzuye imbaraga z'iki? Pana bimwe byo kudegadega, ukeneye guhura n'abakozi b'Imana bafite imbaraga. Komeza umufate. Niko si umugore ushaka, dore nguyu, tambuka, tera intambwe z'umushikira, tera intambwe, shyiramo. Murimo murareba karandi imwe yamaze kugira gute? Kumuvaho. Arimo aratera intambwe ngo ajye gushikira iki? Kandi arimo aragwana na karande zimuziritse. Mu by'ukuri uyu muhungu ashaka guhura n'umugore Imana yagize gute? Ariko aracyafite izindi migozi zikimuziritse zidashaka kugira gute? Kumurekura. Tera intambwe. Uku ni kwa kundi ubona amafaranga, warangiza ukajya Nyabugogo cyangwa se ahandi hantu muri quartier ukajya gushaka inzu yo kugira gute? Yo gukoreramo. Ugatera intambwe kugira ngo ugire gute? Ucuruze. Ariko kubera ko karande zikibosha amaboko yawe, amen, wewe wateye intambwe n'ibitekerezo, wateguye umushinga ugomba kugira gute? Gukora. Ariko za mbaraga zindi zitarakurekura zirimo ziracyagukurura ngo usubire mu rugo, uje kuba umushomeri mu rugo kandi wateye intambwe. Murimo murabireba. Haleluya. Ndashaka kuza kubigisha imbaraga ziba mu biganza. Imbaraga ziba hehe? Amafaranga bayafatisha amaguru cyangwa n'intoki. Imana ishira imbaraga mu biganza zituma ikintu cyose uzafata kizaguhira mu izina ryande rya Yesu. Nawe murekure, tera intambwe wakira umugore wawe, ujya kwicarira, tera intambwe genda ushikira umugore wawe, komeza gwana. Murabona arimo aragwana kugira ngo azahure n'umugore Imana yagize gute? Ariko karande imbaraga ziba mu biganza. Imana ibohora abana bawe, Imana ibohora umugabo wawe, Imana ibohora urugo rwawe, Imana ibohore business yawe, Imana ibohore umuryango w'iwanyu uvukamo mu izina rya nde. Imana ikubohora. Ndumva ngiye gusenga abantu bakabohoka muri uyu mwanya. Gira umuntu muri Kongo wabonye ibyo ugwana nabyo.
mujye kwicara Imana ibaha umugisha. Ni bande babonye ibyo bagwana nabyo? Imana ibaha imbaraga mu izina ryande. Uzi ko umudamu abyarira mu rugo rimwe kabiri gatatu ari mwiza afite n'uburanga bwiza, ukibaza kuki uyu muntu abyarira iwabo bitegwa n'iki? Kandi ni mwiza, afite uburanga, afite amashuri, afite n'amafaranga, ariko urugo rukagira gute? Rukamunanira. Nta kindi kibitera. Uriya muntu abakeneye gushaka abakozi b'Imana ngo bamusengere bamukureho uwo muvumo. Ukibaza uri umudamu mwiza uzi no kubaka, ufite ubwenge, ariko ugasanga urugo rwawe ruhoramo intambara, ukeneye gusengerwa. Hari igihe karande zibaho w'umugabo ziba zigukurikirana. Icya gatatu ngiye kuvugaho ngasenga, bantu musambana. Iyo usambanye ufungura imiryango 780 y'abadayimoni binjira muri wowe. Iyo uhuje umubiri n'undi muntu afite karande, ya miryango yose muri wowe irafunguka, neneho cya gicaniro cy'imbaraga mbi ziri muri wowe zigatangira kwicaramo, ugatangira guhura n'ibibazo. Ni hahandi uzajya gushaka kubera ko wahuye n'umugabo, ugatangira dayimoni zikagukurikirana, urugo rwawe rukuzuramo amarira, ugahorana intambara n'inyatsi.